cyageze Zidane akubita umutwe nari ndi muri stade nari ndi Berlin rwose live gutya uretse ati dore nimero ya Drogba muhamagare Drogba muhamagare ati turananiwe ntaho tukije it's possible yeah ariko n'ababihuza n'imyuka mibi kavuga bati hari ibintu bizereramo abakinyi wenda baje kamiri baroze se koroni kagenda noneho ni mu mutwe ni sous développement mental nanone itarantumira ati none uzaze Drogba zabari Yaya Touré Kolo Touré bari gusoza bahari iti ubabwira icyo gitekerezo uzi ko na president yaje match abakinyi batari bahagera ntabwo bishoboka yarahari kandi se president mwategereje ati oya ati ngomba kwareba wow kunda umupira cyane kugeza kuri ngubu umuntu yavuga ko nk'umufasha wawe hari uruhare yagize mu buzima bwawe cyane umufasha wanjye abana banjye ni my first supporters icyo ngicyo ikintu mba nkundiraho famille mama amakunda abritika bampangayikiye biki yabona nonsohotse mu kinyamakuru yewe ariko si mama byo tubaye ikaze mwese mukunda ibiganiro byacu bitandukanye nyandi Clarisse Uwimana kuri uyu munsi dufite umuntu ugiye kutugana byinshi bitandukanye yayoboye Minisiteri y'Umuco na Siporo mu Rwanda afite n'ibindi byinshi yakoze reka twemere tangire tumuha ikaze cyane Minister John ntabwo kiri Minister John Ambassador yes Ambassador niryo rigumaho yes ariko biba byarabaye amateka yes nakoze cyane ni Ambassador former minister wa Minisiteri ya Siporo n'Umuco mu Rwanda ubisigari siporo gusa aje kutugana byinshi bitandukanye twamaze kumona ndishyure ko aba sportif bari bagukumbuye nanjye nari mbakumbuye amakuru y'imezi sava turashima gitare wa mugani w'abantu basenga niko bavuga hanyuma tuganirije mbere bundi hajye ni 2004 wagiye muri ministeri 2004 mu kwezi kwa 9 kurangira nibwo actually ku itariki 28 z'ukwa 9 2004 nibwo itangazo ryasohotse injyana muri Minisiteri y'Urubyiruko Umuco na Siporo cyo gihe byari Minisiteri 3 zifatanye cyo gihe byari bitatu yes mwumva iryo tangazo turaza kuvuga gato noneho ku buzima bwa Ambassador mbere yo kujya muri Minisiteri mwumva itangazo mukuru w'igihugu abahamagarira iriya mirimo yo kujya muri Minisiteri y'Urubyiruko Umuco na Siporo mwabyakiriye mute bwana Ambassador byarantunguye cyane byarantunguye cari nta nubwo nari ikintu nigize ntekereza sino kuvuga n'uvuga ngo urakifuza cyangwa uranakirota cyangwa ukiri no mu nzozi zawe nta cyabagamo so tafukaniye burya se nshaka kubona responsibility ngizi nyine numva biranshimishije ariko nyuma nanone ntangiye gutekereza nti iyi mirimo igomba kubitoroshye bitangira bityo nyine ubwo nyine iyo bigenze gutyo nawe uri adapta utangira kwiga uko ugomba kubigenza bikagutonda urabona za ministeri cyangwa zira poste politique nta essay bamo bahandi urabona iyo uje nkano muri Radiant uje gutangira akazi tugicyo twita induction no kuvuga kwimenyereza akazi ariko hari mu gitondo utangira kubazwa imirimo ushinzwe nta stage nta kintu ugenda ugakora ubu se nibyagutonze bwana Ambassador gutekereza utwenda sinize siporo ngiye kuyobora siporo yego koko zari inshinga zigera kuri 3 umuco siporo ndetse n'urubyiruko ni watekereza gutinza feringa oya muri ikintu cya mbere ni ukugenda uzi ko ugomba kwiga ikintu cyose ugiye mu buzima uzagenda kugiye kukiga niba ukizi ugomba kugenda ukakiga noneho rero nta muntu ukora byose urumva siporo ntago nigeze niga education physique ntago nari narije histoire management okay nari ICT manager nayoboraga ikoranabuhanga muri Heineken muri Nigeria no mu Rwanda store management yo nari nyizi ariko nago wavuga ngo ngende specialist muri byose ariko ugezeyo wasanga director wa sport cyangwa akoze muri sport ukicara nabo ukabumva
ukahasanga abakozi bo muri culture mu muco ukabumva abashinzwe urubyiruko ukabumva ho noneho ukareba uti okay ibi bambwiye twagenda tubiteza imbere gute cyangwa ukagenda ukumva abantu bose niyo strategy nziza ni guhora umuryango ufunguye ukumva ibitekerezo nawe iyo uje ukanganguza ibintu ntago bimarisha ugomba kugenda hano bakaza akakubwira bati twakoraga gutya ukanza ukabyiga ukabyumva none warangiza ukagenda bababwira uti mbese mubigenjeje gutya byagenza gute bati bigenze twagitekereje ukabungura inama nawe urakubungura inama ni gutyo rero mbona ahantu hose nagiye nkora ni gutyo nagiye nkora ariko banza ribangugira bwana ambassador uhora wishimye cyane none se wabazwa n'iki ubuzima n'iki kambwire buri gihe kugira morale mu buzima ikintu cya mbere ni uko niyo habwa imvura imeze gute irahita nta joro ridacya urumva n'iyi covid turimo 19 izahita iba amateka rero guhora rero utekereza ibyabaye bibi ntabwo ngiye bikunda nibuka ibyabaye byiza kandi nkaba nzi ko ibyiza birushijeho bizaza so icyo kintu cyo kimpa morale rero ubundi nkakora siporo yanjye ubundi nkaganira n'abantu tugaseka nta muntu mbona ngo nishishe cyangwa ngo ngire umushiha cyangwa ngo kubera iki se nindakarira umuntu cyangwa umuntu nkamureba nkumva sinishimye ninjye bitera ibibazo kubera ko mukushi mba afite ku mutima we ntayumva ariko ngenda abanyifite ngwara igifu wari umutwe niyo nibyo mbwira abantu mvuga uvuga ngo nta nkunda nta kaziki nta n'isegonda byantera kumva ko umuntu atankunda cyangwa ko umuntu adakunda ibyo nkora nta kaziki iyi si ni nini buri wese afite agapande ke ko kubaho umwuka duhumeka ni mwinshi ureze nyine umwuka harimo covid abantu batagerana ariko nta uzahagarara ngo acura abandi umwuka so tugomba kwiyoroshya rero tukabana neza twese so nk'ibi ngibi byarabitweretse nk'ibi ngibi bya covid cyatweretse yuko nta mugihanganye gihari so kugize wakwirwa uzinze umunya cyangwa wakwirwa akayura karisi izura irakara rero irakwihorera tigakomeza ibyo bavuga mu gifaransa ngo la vie continue yes dusangize gato ku buzima bwawe wakuze uri umuntu utekereza kuzaba iki mu buzima buri wese kuravuze ko azakomera ko azaba umuntu ukomeye ko azakora ibintu byinshi ariko nyine kugenda uvuga nko hari ikintu kinanye ndavuga ni nzagira kuri imyaka ndi iki ngiki najya kubona nkabona ko nirengeje nta n'ikintu nageraho ukabona umuntu uruta abaye umuyobozi cyangwa ategetse cyangwa agize ibintu byinshi ariko njye tumugira isera ahubwo bigomba kuguha courage ukavuga ati tiens uriya ko bigezo nanjye nabigeraho rero ndi umwana bofu gusa icyo ntajya nibagirwa nuko objectif yanjye buri teka navugaga nti kuri iyi myaka nzaba ngeze aha ngaha ntangira muri Heineken navugaga nti ngomba kuzaba senior manager mbere y'imyaka 35 actually natangiye muri Heineken mfite imyaka 25 hari kuri Bralirwa umwaka ukurikiyeho mpita mba chef wa département ndakomya ndakora ubwo nyine 94 mba international gatoya ndongera garuka 98 mba international mba na directeur informatique hano nkavuga nti ifuna objectif itano no kuba CEO cyangwa kuba DG w'ikigo narinzi ko ku myaka 40 ngomba kuba DG w'ikigo imyaka 40 ishigaje icyumweru kimwe mba ministre so kumva rero ko not great but anyway maybe na chance babo ariko ni uruhurirane rw'ibintu kugeza kuri ngubu twabikomojeho kuva 2004 wagiye muri ministeri donc 2004 nari ministre w'urubyiruko muco na sport 2008 urubyiruko rugiye kwarwo 2011 mva muri ministeri 2011 mu kwa gatanu nk'ubu bangira ambassadeur Nigeria mvayo mu kwa 7 2014 subira muri ministeri navuye mu kwa 2 muri 2015 ndikorera ubu none ngeze muri assurance uri CEO inzuzi zanjye za kera uzagarutsa mugane ku myaka 40 nibyo watekereje bigenda biza burya ikintu watekereje ntukidekoje kiraza if you really believe in it it will happen ubwo ndavuga mu gihe uyobora ministeri ndavuga mu gihe cyawe umuziki umuco na sport
muri birabihe ugereranyije n'ubu ngubu urabibona ku ruhe rwego? ntabwo njya ngereranya njyewe, sinjya ngereranya kubera ko igihe cyanjye cyari igihe cyanjye, ubu ngibi hari ibindi byaje kandi bihora ari byiza, cyangwa niyo byasubiye inyuma bizaza ari byiza. Ikintu ngiye mvuga, hari ikintu nakundaga no kubwira abantu, nti iyo umuntu azavuga ngo cyashangwa ku gihe cyacu, itamubwira ku gihe cyanyu cyari igihe cyanyu nyine, it was too late. Ntuse kandi njyaga mbivuga kera, nkavuga nka papa kambwira ati uzi ko navaga Kamonyi nkazi Kigali n'amaguru. None se nta modoka zari zihari icyo gihe, nta n'uduhene twari duhari dutuba twakagendeho. So ntabwo rero bambwiye usegiye ko nkiba hano niga primaire hano kuri EPA hariya, twari dutuye mu Kiyovu hariya kuri Eglise Presbyterienne hariya, juste hariya ku ba Presbyterienne bita kera kuri Seritari, kujya ku ishuri ku Kibikira nagendaga nirukanka n'amaguru, fitness yahatari ku buryo hari igihe saa sita twajyaga muri pause, saa sita n'iminota nkabangeze mu Kiyovu. Mama akavuga ati watsotse mbere, ariko tuza twirukanka. Me muri 2004 icyo gihe ndi ministre, ntuye Nyarutarama, abana banjye biga Green Hills, bakagenda n'imodoka. Ubwo zanje kubabwira ngo cyera yagendaga n'amaguru, akubwira daddy it was your business. Niko bakubwiye. Of course. Ubwo n'ubungubu mbwire, ubungubu uretse nyine ko abantu bakora bari muri siporo, ariko kubundi nk'ubungubu kugira ngo uve nk'Ikanombe ntuye uze mu mujyi n'amaguru, bavuga ngo umusazi. Ariko yari siporo ni siporo. Ibyo navugaga rero kuvuga ngo ku gihe cyanjye ko byari bimeze, ntago nabikompara n'igihe n'ubungubu. Kuko ntuza ntabwo parametre ari zimwe. Nk'ubungubu ureba iyi social media kuntu imeze, ibintu byaroroshye, abantu gutanga idea, gutanga icyifuzo, abantu bose barabimenya. Uzarebe kera twategezaga radio, reka tabuse n'icyumva radio, harya radio ivugira hehe. Ariko ubungubu umuntu wese bof abafite Twitter, akantu karaba stop, ukabura kamenye akabere muri Amerika, uwo mwanya ukakamenya. Uzajya gukompara umuntu wategetse icyo gihe cyangwa akoze icyo gihe n'ubungubu, ibintu biratandukanye. Ubibona kuri rwego se noneho? Ku rwego rwose communication zarahindutse, kugeza ubutumwa ku bantu byarahindutse, na values zarahindutse. Bagira ngo nk'ubu nyuma ya covid ibintu ngubu twahaga value bizongera, bigiye kugabanuka, bizahinduka. None se reba nk'ubu ngubu championnat y'Abadage yatangiye, nta muntu uri muri stade. Ibyo ari utekereza ko byabwagaho, ubundi byabaga ari igihano y'ikipe yakoze amakosa bakabanguza kera awiklo. Ariko presque championnat zose zigiye kuzajya zikinwa gutyo. Bigende gute? Nuvuga twese, sino kuvuga ngo urajya kuri televiziyo, reka da urafata telefone yawe urebe match. Ibi wajya ngo nibyo muri science fiction, byandi abantu bavuga ngo bizaba kera ukagira ngo, cyangwa ajye kubona muri filime ukabona ureba, uzarebe no kuntu badesina covid kuri mbese. Yase bya nibyo muri nuza apocalypse cyangwa muri za kibavugaga, cyangwa bira usoma Bibiliya uzarebe apocalypse ibyo bavugaga. Niki kitazwi cyangwa reba enemy, umwanzi utabona. That is it. Hanyuma ni iki mwishimira mu gihe donc ni iki mwumva mwagezeho mu gihe mwayoboraga ministeri? Tubaze cyane muri sport. Ntacyo nibuka rwose, njyewe burya iyo nkivuye mu ndakibagirwa. Niba cyaragenze neza okay, niba cyaragenze nabi sorry. Ariko kuvuga ntago njya nkuvuza imiringa, gusa icyo nzi nuko I got very good. Nagize ibihe byiza. Ibihe byiza sinavuga ibihe byose, ibihe byari byiza, narishimaga icyo nzi. Ariko kugira ngo ntuza hari abantu njye mbwira ariko rero burya rero sinzi Imana irankunda. Akazi kanjye nagiye kora kose kara akazi, and I was telling jokes ku bantu nshaka kugira ngo just nsetsa abantu cyangwa mbabwira ibintu. Nabwira in my life I've been paid to do what other pay to do. Wabyumvise? Ni mu buzima bwanjye nahembwaga kugira ngo nkore ibyo abandi bariha kugira ngo bakore. Urabyumva? Ndi muri Heineken, abandi bagura byeri cyangwa bakagura fanta, akajya kuri bar akajya kuyigura.
ariko njyewe najyaga muri bare nabihemberwaga urumva I was paid ndi ministre wa sport najyaga kureba match hariho ko narebye match ko narebye imikino ko nagiye kureba muziki mwiza concert abandi mwebwe muri kugira ngo mujye gusa urumva gusa ibyo bisi byari byiza mbaye na ambassador guhagarara igihugu cyawe ni ibintu bitera ishema nabihemberwaga njye so usumva ntafite ishaba mu buzima sishatse n'ubu ngubu ndi muri assurance yes ntagura assurance ariko ngiye ngomba kuyigurisha abantu ariko hari abavuga bati minisita no kuri yatuzaniye ba Drogba n'abandi bundi birabihe tubwire wabitekereje ute bigenda bite shabira nubyandikaho nubikubikoraho filime igitekerezo cyaje actually nuko ntabwo nagiye kureba uzabirebe muri ntuzi uzakore Google urebe hari gihe Cameroon yaje gukina hano icyo gihe Cameroon iza gukina I think in 2008 actually 2008 Cameroon ije gukina noneho icyo gihe badutsinze 3-0 kuri stade namuzehe yari yaje yarahari cyo gihe buteka buri mbere ko match ba buteka niba tukina kwa gatandatu kwa gatanu nijoro yaratumizaga ministre president wa Ferwafa n'abakinyi tukajya kuganira nawe na coach icyo gihe nabyo dufite coach w'umudage niba gizina ryako kagufiye gutya kansetsaga cyane noneho turaganira abakinyi bare aba Olivier Karekezi ba Jimmy Maurice abandi bose bavuga imirwi ukuntu baza gukina neza n'ibiki coach babwira president njyewe iminota 45 ya mbere turabafata nta kintu bakora ati ku minota 55 turakubita igitego cya mbere habo afite gani iminota match iratangiye rero stade yuzuye abantu baje kureba eto basong bari barimo Jeremy Gitabo si dukubise ibitego bibiri byatari niba dukubise ibitego bibiri noneho match nyine abantu bashyushye telefone umupira bakavuza induru ata 55 ya mbere kwera ariya twabafashe ubusa kubusa maze wa munota wa 10 w'imita ya kabiri wa ndi coach yavugaga ya umukinyi wacu sinze ikosa yakoreye umukinyi bakoreye to kufra muzamu nubu aracyayitegereje ntabwo arayibona yagezemo kera kiba kiranyoye badukubita icya kabiri badukubita icya gatatu turataha none tujya kubakira rero ngiye kubakira ubwo nyine turaganira ambwa ati nakunze eto ambwa ati rwema nakunze igihugu cyanyu ati mbese twakora iki ko ngabika ko neganire na president amubwira ariko buriya ntako twazakora ku buryo bari abakinyi baza bagakora nka match ya galano ati biganirize eto ubumvi Tombi bubwiye ati very good oya eto niwe nambwiye ati ahubwo nkazaza gukora match dogala nise byaza baryara ati tuzareba amanimero ye ati tuzajya twandikirana turebe mu mapropisi ariko ikindi cyabahindukira ni igihe twaba twaje aba bakinyi bose bari muri Afrika kubera ko kugira ngo tuve mu makipe yacu bica kuba agent kandi aba agent barahenda okay ubwo tutabyemeranyije ariko igihe kirahita ariko icyo gihe ubwo bwaro bya kabiri kuba kugambye nigeze kugerageza kuzana abakinyi haza ntuza Desai yazanye na nundi Basil Boli icyo gihe sinzabyibagirwa abantu mu New Times banyishongoraho ngo ni Grand Chiwani iyo article sinzayibagirwa andika ngo narabeshya abanyarwanda ngo nzana abakinyi bakomeye ngo none haje ngo Basil Boli na ntuza gusa ngo abakinyi batanagikina n'abakecuru n'abasaza okay tu nta kibazo so mbwiye rero ubwo tubyumvikanyeho atoke tuzavuga ubwo hari mu 2008 ndabyibuka icyo gihe na bibiri icyo gihe rwose turaganira noneho nzakujya no muri ntuza muri Champions League icyo gihe Champions League nagiye icyo gihe nawe kwa ko Heineken na sponsorizaga Champions League icyo gihe baradutumiye ndabyo ko najyanye na
General Kazura kiri president wa Ferwafa turongera eto turavugana kuri telefone ati ndacyabitekereza noneho hari n'igihe rero bagize muri Cameroon muri ntuza muri Côte d'Ivoire abakinyi baguye muri stade abantu bamba bafana noneho Cameroon na Côte d'Ivoire bakina match yo kugira ngo bibuke banakorekta amafaranga yo gufasha abantu bari bagize ibyago nanone itarantumira ati none uzaze Drogba zabari Yaya Touré Kolo Touré bari gusaza bahari iti ubabwira icyo gitekerezo icyo genda byuka nagiye Abidjan ahubwo turabiganira bati turabyukanye bati tuzareba weekend twumvikana weekend imwe basi mu kwa gatandatu ntabwo amatariki nyibukaniza ariko muri 2010 ati tuzareba weekend imwe bakiniye muri Afrika makipe yose yamukiniye muri Afrika noneho aba bose mbazanye yewe noneho muri 2010 none mu kwa kane hari iserukiramuco ryaberaga Mallorca muri Spain aho kujyayo indege kakudepoza Barcelona ugafata correspondance so ngiye Barcelona ndamutelefona arambwira ati ugaruka uzace hano tubigane tubinonosore mfite n'amafoto turi kumwe Barcelona noneho ngaruka mvuye Mallorca ngeze Barcelona ndamuhamagara mbwa ati nagiye muri entraînement ariko muri umunangiza kugufata kuri aeroport muri umuntu witwa André n'ubu nishite gito cyandikirana aza kumfata anjyana ku hoteli cyangwa ati Samuel araza mu kanya yagiye muri entraînement hasiga kuri hoteli bandi muri chambre ngiye kumva numva barambwiye bati Samuel ari hasi aragushaka ndamanuka turasuzanya ati tujye gusangira tugenda muri Ferrari ndakuga Barcelona twacaga abantu eto baramwemeraga cyane tugiye gusangira twumvikana gahunda arambwiye ati byose Didi yaremeye bose baremeye ati iriya weekend sinibuka neza uza kureba wenda kuri Google kudikira byari nko mu kwa gatandatu ati match zaba Saturday mwebwe uzaranje Saturday tuze dukine match dogara ku cyumweru mu Rwanda mbikoza mbishyira mu bikorwa ndabatangira ndabara n'ibiki nyakwa president Republika yambwiye ati icyo bisaba cyose turakiguha ariko bazi so turabyemeranya ariko haza kuba ikibazo no cya logistique ukuntu baskurabona bari ntago bafata indege gutyo bashakira indege ibazana indege twabonye rero ihitigira igira indi gahunda ntiyashobora kujya kubafata nyakubaho atireka ati tuzapanga ikintu gihe neza numva ibintu koko ndamubwira nti mwambabarira ngiye nkashakisha indi ndege ati wano bishobora bikore bitambwira umuntu nanzi uri Côte d'Ivoire hari indege aho ngaho ishobora kuza muri Afrika ati atari indege igomba kuza muri Kenya ati kandi yarezanya abantu irasubira revide please iyo ndege yinshakire ku buryo Saturday izana abakinyi kuko icyo gihe we Cameroon yarakiniye muri Cameroon nako iyo match ntere yakinye yari muri Côte d'Ivoire buryo umugore no Abidjan no Ivoirienne niho yarari rero ariko none ikibazo Côte d'Ivoire yari yagiye gukinira muri Burkina Faso so none rero gurumva indege yagomba kuva kazana eto ikajya gufata bariya ntuza Burkina Faso waga ikava waga ikaza gafata aba muri Cameroon ikaza hano umupilote turabyumvikanaho ndabimubwira ashize umwanya randi mugoro ifuna ngo ntabwo afite urushya rwo kwaterisa donc droit d'atterrissage ya Burkina ndafaze Burkina ndende ndashakisha nibuka ko ari umuntu twakoranye muri Bralirwa mu Burkina be uri iwabo ndamutelefona arambwira ati no ati twese turi kuri stade turimo ati ndaminisitiri ndimo kumurabara hirya ni nshaki ndashakisha muri ntuza muri kuri donc ahantu abaminisitiri bose ba sport narifite amakoro ntuza contact zabo beta muhamagara minisitiri hari indege ishaka kuza gufata abo bakinyi imbere nyuma ya match mwayemera kaza arambwira ati ndohereza umuntu kujya kuyandika iyo autorisation mu biro autorisation izitinze pilote arambwira ati aya masasi nava hanga
namaze amasaha 28 kuri telefone mvugana na buri wese nigeze aho indege nyine ibiti igiye ntuza Drogba Yaya Kolo bari aho bategereje baravuga ngo bariryamiye mu gitondo rero indege irabagarura indege yabo ibasubiza Abidjan noneho etarambwe ati ntugire ikibazo ati turahaguruka ese murahaguruka ryari ati noneho ati Bretse ati dore nimero ya Drogba muhamagare Drogba muhamagare ati turananiwe ntaho tukije Ndabya bestori ati ntaho tukije wambabariye ati turananiwe kabisa telefone yetu yanyu ndangiye ati nta kibazo ati we noneho byihorere baruhuke tuzaza no kuwa mbere urumva byari flexible ebana kuwa mbere mbwira pilote uri ready pilote bose babyumvikana bazinduka kare bajya ku kibuga donc bari Abidjan kuvuga Samuel Yaya Kolo na Ntuza na Drogba bageze ku kibuga cy'indege babura pilote telefone pilote ati ndagiye kugura ama sandwich kugira ngo nze kuba mu ndege nyine finalement barambwa ngo barahagurutse ariko urumva kuva Abidjan ngo guhagarara ngo nabwo telefone none ati telefone rero atavugana na Rigobert Song na André Song n'abandi tap nibo bari no ari ati nabo bavugisha babwire ko baba ku kibuga badutegereze turahabwa tubafata tuza ubwo ariko hano i Kigali nyine abanyamakuru mu mbere nabi wari utara umunyamakuru wowe ikindi kiwani wabeshya abanyarwanda ibiki ndabwa match abato baje saa 9 stade yari yuzuye noneho ngenze ku indege iri mu nzira noneho bamwe ababyemba amaradiyo yose nta kintu arimo kuvuga noneho indege iri hafi yo kwatarisa afana nabwiye umuntu muri aeroport kwa muri tour de contrôle iyo ndege n'abantu ko yinjiye mu kirere cy'u Rwanda mbwiri abivuze mitamva nyine kuri stade ndi kuri stade uzi ko na president yaje match abakinyi batari bahagera ntago bishoboka yari ahari kandi se president mwategereje ati oya ati ngomba kuareba wow kunda umupira cyane noneho ndababwira abo muri presidence ndababwira mu mubwe abategereje ngiye ku kibuga cy'indege kubashaka baduhaye imodoka zo kujya kubazana nifite imodoka buri mukingiro mu haye imodoka jeep kugira ngo tubazane bari bameze neza cyane so njya kuri aeroport noneho urabona ya makamera yo kuri stade abantu z'abatekinisiye bari bayapanze ku kibuga cy'indege ku buryo indege yaratereshije cyose nabyumva sinanze ko barimo kutureba bari bazuminze so ninjiye mu ndege nsokanye nabayito na Drogba turimo gusa numva stade avugije induru yo bibaye kumbi barimo kubireba direct yes so raza match bakinye iminota nta nubwo bakinye match yose iyo iminota nka 40 ariko ari match nziza abantu bishimye abaturage bu stade yuzuye kuwa mbere tekeza imagine umugoroba nyine match tworganiza reception yabo abayobozi bose b'igihugu bose bari bahari muri Serena reception bandi bagenda neza barishima eto yarayasubiyeyo kwa kucyugera agiye gusinya transfer yo kujya muri Inter ariko abandi baguma hano mu gitondo indege iragarukira basubizayo Drogba baguma hano tujyana no kuri Memorial Drogba yagiye kwa kabiri nka saa 9 z'ijoro nasubiye mu rugo mpita nsinzira nk'umuntu abo bataferi ndayirangiye yari namaze amajoro 3 ntaryama ariko kiza bagiye bishimye n'ubu turacyari en contact n'ubu ejo bundi Drogba za nuko ntari mpari nari nagiye muri Rwanda Den ntinda mu Bubiligi ariko twaravuganaga n'ubu twandikirana na Samuel ejo bundi yazaga twarahuye basigaye muri Qatar yaya naho twajyaga twandikirana ariko ubwo nyuma nyine ikintu byaje kuba byiza nuko nyuma muri uwo mwaka ngiye muri mission i Londres Drogba barabimenya araza aramfata tujya kureba match ye akina hari kuri stade ya Chelsea no it was good ibyo nibihe nyine bumva byiza nayengira bose birumvikana binakuri umutwe neza cyane hari nabo bihamya yuko nukuri biri mu gikorwa cyatumye yaba ari aba sportif gukunda sport n'ibindi byose
nibo babivuga njye ni challenge navugaga reka nyigereho nayigezeho it was good nabikunze ubundi hari kuntu abantu bibaza batese nka buri umuntu avuye kwenda ku mwanya wo kuba minister ushobora kuba katuvuga nyine muri sport ushobora kuba watanga nk'inama kuba gusimbuye azinsabye nazimuha namugira ministre mimuza tunazanya mbere yuko njya kuba ministre cyangwa nawe mbere yuko aba ministre ahubwo gishekeje nuko yavuye muri assurance nje muri assurance ubwo nagenye kumubaza agahindi ko muri assurance nawe akambwira agahindi ko muri football cyangwa muri sport ariko ubundi bishaka bitakira même la page afite izindi challenge zindi u Rwanda birashoboka ko rwasubira mu gikombe cya Afrika biheruka 2004 tubwira uko byumva ambassador ibintu byose birashoboka uko u Rwanda icyo gihe rwagiyeyo ushobora kongera kujya none se muri 2011 twagiye muri World Cup nubwo yari ya junior yari under 17 so ibintu byose birashoboka burya nta na rimwe ugomba kuvuga ngo ibi ngibi bigomba kumera gutya ariko bigomba nyine kubikora kwabipanga planifier akazamo na small concours de circonstances cyangwa chance ariko ubundi ibintu biteguye hakitashoboka kidashoboka aravuga ko wenda ubu bigoranye turebye wenda yaba uko champion zimeze mu kanya gato bavugaga nko ku bakinnyi ba Jimmy Gatete ba Katauti Ndikumana bakavuga bati ubu ngubu bisa nkaho bigoranye bose ntibari abantu nabandi nabo icyangombwa abantu bagomba kuba inspired y'abantu bakoze mbere cyangwa abakinye mbere yabo cyituma nkabye iyo usanga bavuga ngo for instance ugasanga no kuvuga ati bagashaka gukompara Messi, Pelé na Diego Maradona bose bakinye mu bihe bitandukanye ariko umuntu mu gihe cye agomba gukora difference abakinyi bacu nabo bagomba kwinspira gusa akavuga ati niba kera twaratsindaga ikipe nka Ghana tukajya muri African Cup of Nations kuki n'ubu ngubu tutayitsinda none bafite amaguru abiri dufite amaguru abiri bafite umutwe dufite umutwe condition physique n'umuntu uyikora ntabwo uzicara ngo victoire ngo zizane ifo kubikora ifo kubiharanira ikintu cyo cy'ubuteka ngende mvuga nta kintu na gito kiza niyo waba unasengute ntabwo Imana izakuzanira ibintu kuri plan ngo ngibi ngo bitware ngo biyore you have to work hard no muri sport same thing sinzi umuntu utunda kunyunguza ngo ndibuka ngo harya bavuze ngo icyo gihe bahito baza tugiye muri reception twako n'abajyanye bose abakinyi b'u Rwanda bose n'aba kamera twabajyanye muri reception hari ya kuri Serena Dina nese musetse nti dese twa tutari kwicara abakinyi bose Primus Mutsigi abakinyi bacu aba Cameroon bose amazi Fanta déjà gosurumva because we have to know eto nyanjanye muri restaurant arya spaghetti gusa ngiye bakambwira ati komanda icyo ushaka byose ese kubera iki ati kubera ko ngiyewe buri mwanya barakontrola mu cyumweru kimwe buri cyumweru bwa gatanu baradukontrola niba wiyongereye ikiro urariha amadolari 2,000 miliyoni 2 z'amanyarwanda ngaba urumva se amafaranga yakoreraga ku kwezi cyangwa ku cyumweru abakinyi ba football deje ngubu bamaze kugeza hafi 100 ngahe miliyoni 100 donc miliyari ku kwezi miliyari ariko akemera kangwa amazi ariko twebwe petit joueur wa sinzi ni kwa Mara FC kubera ko batsinze igitego ngo bakaguha prime y'5,000 ukagenda yose ukayakubita muri Primus that's it so bagomba kumva ikintu cya guhindura mindset ko icyo nkunda wenda urabona ngo bose abakinyi bose basigaye bahembwa so kuki se wakumva ko wakwishimira guhembwa ibyo 100 gusa kuki utavuga uti kanjye nzamuka nabwo nzahembwa no miliyoni 100 nk'abari aba professionnel it's possible very possible yeah ariko n'ababihuza n'imyuka mibi kavuga bati hari ibintu bizereramo abakinyi wenda bacu
imyuka mibi umwuka mibi ni corona nabwo nsiti tuyibona yo kame murabona ife zayo indi myuka mibi ni iki wenda by'amarozi ni baroze se corona ikagenda noneho ni mu mutwe ni sous développement mental. So far career yawe hari ibintu byakubayeho bikakubabaza ambassador muri kariyeri njyewe buri teka ikintu kimbayeho kikambabaza muri kariyeri kiba kimpaye nguvu kugira ngo nzamuke ngire hejuru kurushaho narindi, and that is it. Niko bimeze iyo urabiziga ntuzaba pull him down ntago zijya zibura cyangwa abantu kashaka kugusenya, ariko iyo umuntu njyewe umuntu ndavuga umuntu usenya cyangwa ushatse sinzi turi chance cyangwa imana yanjye iyo ushatse kunshyira hasi nzamuka nkatumbagira nkaduga bamugana barundi. Kugeza kuri ngubu umuntu yavuga ko nk'umufasha wawe hari uruhare yagize mu buzima bwawe cyane. Umufasha wanjye abana banjye ni my first supporters, kandi bamugane bakana no kugira ngo umuntu azajya kubwira ati garura umupira hasi hajye sho kuza bamugane kumva ngo jo akakubwira ati nyamara bira bintu ushatse wakwikaruma nabireba koko that's true. Just wanna guard the fool kukubwira ati no aha bari ko wagenjeje gutya that's true kwa kuriya akenshi udafite kugira inama ubiranguriye super power ujya ngo superman icyo ngicyo ikintu mba nkundira family mama amakunda abritika bampangayikiye biki yabona nonsotse mu kinyamakuru yewe no bara gusema mabyi mukanga twiza novuga kuri papa akubwira ati mbere twekera twagendaga wenda birebire hari nk'ibintu papa yagukoreye nyine muri kiragiye vuga ati byaramfashije papa uziko ako nakunze kwibwira abantu bose niba ari umuntu atinyaga mu buzima ni papa. Njye narambwira ko papa kuki tangiye kuba kura ruko ushaje kuri gihe cyanjye ari strict tujuru nabwiye abantu papa yatunze imodoka kuva kera ntago nigeze ntwara imodoka ya papa jamais sinigeze nyikoraho, ariko ba petit frère bari twara guko bashaka nta kibazo nyuma ariko gigitu kirabana uyikoraho no so icyo kintu nibura cyakora cyampaye discipline cyara none ikindi yakundaga football cyane nyine nawe mu byantumaga nanjye nkunda sport cyane nabyo birimo. Hari nk'ikintu wumva warakuye muri ministeri utarakora ukavuga ati wenda nsubiyemo ntagikora ntabwo nyandogreta cyangwa ngo abahari bazabikore ibyo nakoze birahagije niba byarahari niba bidahari mu mbabarire siko nakubwiye se, ariko kuvuga ngo ngo wasubiza inyuma nsinge saba gusubira inyuma. New things, new places, new job, new horizon, new everything. Hanyuma ubu tuvugana ariko ari nk'ibyo kumbura ukavuga ati wenda donc hari ikintu kumbura muri sport. Icyo kintu sinakimwe bise ngo kumbura kujya muri stade abantu bakabyina bakavuza induru bakabose bari kumwe n'ubungu bazongera vuba. Icyo kintu ntawe utagikumbura ya ambiance yo muri stade. Ubwo gende uravuga stade za hano hari nka stade nagiye ndeba ama match menshi byo nakubwiraga nagiye ngira ibihe bidasanzwe nubwo cyageze idana kubita umutwe nari ndi muri stade nari ndi Berlin rwose live gutya yes ndarebye Champions League nk'eshatu final ariko ureba ambiance bihari ukavuga ati football ni hatari cyangwa ntuwajya nko muri concert ya hatari ubona umucuranzi ukomeye wa undi taruzi nubwo ngiye ntuza umucuranzi ari surprise nigeze kugira muri 2000 years ago ngikora muri Heineken Nigeria tujya gusura Heineken USA noneho tuzenguruka tugiye Atlanta batubwira ngo hari concert tuza kujyamo kuri afishe ari Tina Turner kwinjiye muri concert usanga nyine hari umuntu nyine urango abandi bashyushya nyine babandi ba lever de rideau nyine abandi bashyushya kugira ngo bashyushye intebe kugira ngo abantu baze les vrais bazimye amatara njye nanzi ko ngiye kumva ryajwi rya Tina Turner cyakizwi cye rock
ngiye kumva numva hello, numva ni Lionel Richie. Jesus, I could not believe it. Live, umucuranzi wa mbere nakunda nkabona live. Urumva ibyo ngibyo sinari muri ministeri, nari muri Heineken, ariko nakubwiraga iyo ntuza, iyo ambiance yabagaho y'abantu kugira ngo babe bari hamwe, baba bareba umucuranzi, baba bareba umupira, baba bareba tennis, cyangwa Jeux Olympiques zo muri 2008 mu Bushinwa. Ouverture nari ndiyo. Abashinwa buriya rero bagira superstition wit. Zabaye mu kwa munani, ouverture yabaye ku itariki ya munani zo kwa munani 2008, saa 2, donc 8 munani n'iminota 8 n'amasegonda 8. Feu d'artifice ariko nyine kabona nyine ni ibintu nyine ukajya ngo uri muri movie. Utwo tuntu nyine ni tuntu mvuga nti kanjete. Tusa nkaho tugana ku musozo, hari nk'abasportif bavuga bati katwumva inama za ambassador. Inama nta kindi, ni work hard and believe in yourself. The only limit is you. Umuntu niwe wirimita kabisa, kubera ko ushatse gukora ikintu hano cyo buriya n'ubundi ikintu kiza cya sport. Yewe nk'ubu uvuga ngo ngo this special cyangwa iki, ariko nk'ubu njya nkiyo objective niyo yaba ikubabaza ariko nkayikora. Ikintu kiri simple. Ubu nakinaga tennis buri munsi, ntabwo tennis urimo kwikina. Navuga se ko tennis hari, what can I do kugira ngo nkore activité sportive and I sweat. Ndavuga okay, ukanzajya ngenda marche. Ubundi biba bya tapi byo muri gym, I get bored. Kwiruka ahantu hamwe utabuje ngo usanga ubona ko imashini ngo baza kwiruka nibi. Noneho ko tutari tugisohoka, nkafata mu gipanga aho ntuye mu rugo muri jardin yanjye, nkakora amaturu ageze ku buryo ngera ku birometero 7. Nzenguruka. Ariko ubu ngubu bavuze bati gukorera hanze. Nruye nkavuga nti okay, ntuye kuri 15. Nkavuga nti ubu noneho nageze kuri se nzanya nkora 10 kilometers every day. Ubu ndavuga kazi ndagenda ku telefone mikoti iki nambara ikatu. Mve kuri 15 nzingire ku kibuga cy'indege. Nciye hasi nongere ngaruke gutya ibirometero 10 cyangwa 12 mbabikoze. Urumva ntabwo ari kuvuga ngo ni loisir. Uremuka suffering ariko ukavuga ati I have to reach this. Kandi kwino objective. Naho sportif rero mu Rwanda ni icyo ngicyo. Ntabwo ugomba kuvuga ngo ibintu byose bizaza ngo ku ntebe cyangwa ngo bose bazabiguserva. Just sinaga tuvuga sportif tukumva abantu kenshi bakumva umupira w'amaguru. Hari imikino myinshi nk'iyo na tennis navugaga. Uze iyo ubona nk'abari abakobwa bari babiri bo muri Amerika bari The Williams, amafaranga bakoreye cyangwa bakorera a lot. Gute isera bafasha akaba training bakira abana. Marazo njye ngambwira papa wowe watumye nk'aba miliyoneri, aho ndakira umupira ko banza wige. Ariko ubu ngubu ngize Imana abana banjye barakuze, ngize Imana nkabona nk'umuzukuru ukunda siporo. Naba coach we ko nanze ko nzabona akantu. Nkungu uheruka ku kibuga ryari kuri match? Igihe cyane uriya hari n'igihe uvuga uti reka ndebe n'izindi horizon, ndebe ibindi mugani yo kuri match kuri television, kuri stade vraiment hashize igihe sinzi, ariko muri minsi ntangiye kuza nuko nyine ubu ngubu nyine byongeye gusubira inyuma. Ariko ubu nari kuzajya nza nkajya kujya kuri ambiance nari ngikumbuye. Bari kuzi kubona nka base ya PR na Rayon hari ijya ukavuga ko byagabanutse nyine byaraganyutse, ntabwo fanatisme yari ikiryoshye. Ntuzakintu nabonye nuko tugomba sport igomba kuba business and managed as a business. Ariko cyo nanone abanyarwanda tugifitemo uruhare. Le fait yuko sport yita ngo imikino gukina nuvuga ngo ni it's just fun, ntabwo ari professional. Ariko ubundi ngubu football worldwide it's a business. People make money on it and people invest in it. So
ikibazo nuko uvuze gutyo nose bavuga ngo ministre ngo atekeze iki ntabwo ari ikibazo cya ministre. Ministre we ni politique bazishyira hariya amshu ariko aba businessman bo mu Rwanda nabo batangire barebe ukuntu football n'indi mikino yaba business. Ariko none rero ya business akeza karigura ntabwo muzajya gushora mu bintu bizamuhombya. So it's ni ikintu kinini kitari small ni ikintu abantu bagomba kwicara bakavuga bati okay tuyifata as a business none ariko business wijera ishe nka business taribyo navuga nabonye ikiganiro watanga cyangwa wakoze byo kuri Rayon Sport y'abaki cyangwa abantu ugasanga umuntu baye nka president w'ikipe cyangwa iki cyangwa ugasanga no nibashyiraho president ariko bashyiraho na CEO wa team president we nka chairman ariko bashake team managinga yerekane results bashake umwatreneri mwiza bashake abakora muza business case yabyo abantu bandi bazongera bagaruke naho ubundi iyo bibaye boring ukabona ngaho bagakina nyine ukabona ko ari ugukina kwa atari business doesn't pay. Mu Rwanda ari equipe fana equipe ukunda nyine nice mvuga nti nta kipe nzakunda kubera urumva kumara imyaka 7 uri uyobari amakipe yose cyo gihe tuhitamo kuba neutre kujureba. Malheureusement pas tellement bon nguda kuvuga ngo kiyovu nka papa wawe papa yari umuyovu ariko nkajya ba bofrere babareyo bikagenda gute je numvaga ntago byanze kuvuga ngo gukunda ikipe ngo nkumva nyiyumvisemo cyane gutya sinzi ntago byize binzamo. Mu bakinyi bakira ninde wemeraga? Muvara. Muvara twaramufanye. Muvara akiza. Muvara kinye neza cyane. Muvara sinzi ko ari n'indi muntu bafanywe nanone nka bya Pele nabantuza ku gihe cye kabisa he made the difference. Yes. Ubuse hari uzi abakinyi se abumeruka nabo ku gihe cyanjye kandi baza barimo kwiritayaringa baharuna hari narayibonye kakinaga neza. Yes malheureusement nabo nanone ibigango hari igihe biservataye yatumaga adaperesa kure ariko ubundi nabonaga bari abacinyerye bo bagatete bagize kuruma kushimisha abanyarwanda cyane nasomaga kare mafisango ya imyaka 10 rashize ngo yitabye Imana twakiri 8 birihuta nka mafisango nari nzi yakundaga yari umuntu ugira ishyaka cyane sisi abantu ngaho ngaho rero bazari bake ikibazo nuko badahuraho. Yes ariko ugasanga haraza bakongera kabura akongera kaza abandi bakabura nta muntu nanone ube consistent ngo vuga ati maze nk'imyaka afa nanone kumara imyaka ngaketse wenda uretse Ronaldo na Messi bo bamaze imyaka ingahe ariko nabo bya nakubiraga hard work they never relax continuously kuko iki abavuga ati haricyo ntari nageraho ngomba kukibona bakavuga ati sindafata coupe du monde malheureusement ntabwo bari bayifata ariko uzabona nicyo kintu kiba kimurwaje ariko akajya nanone akavuga ati okay crampon ndazimanitse. Reka tugushimire cyane. Merci. Arakoze cyane Bwana Habineza Joseph n'iki kiganiro rero yari Clarisse Imana ikomeze barinde na indi gahunda ni subscribe kuri UC Sports.